Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Mbifurije rero gukomeza kuryoherwa n'umwaka mushya kandi muhire. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza kandi ibagurira imbago. Uburinzi bw'Imana bukomeze kuba kuri mwe. Imana ishimwe cyane. Rero nejejwe n'Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ingenzi, ijambo ry'Imana ni umusingi, ijambo ry'Imana ni inkomezi, ni inkingi ikomeza umugenzi ugana mu ijuru, kandi ni indorerwamo twireberamo. Yesu nashimwe cyane. Reka rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 65 n'umurongo waho wa 17. Aravuga umutwe wava ngo isezeranye ijuru rishya n'isi nshya. Dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa, ahubwo nimuzerege mujye mwishimira ibyo ndema, kuko ndema i Yerusalemu ngo mpagirire ibyishimo, nkarema abantu baho bakagira umunezero. Imana ihimbazwe cyane. Rero Yesu atugirire neza kandi Yesu atwiteho. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo Imana irarema ikintu gishya. Imana irakora ikintu gishya. Uyu mwaka Imana iragukorera ikintu gishya mu buzima bwawe. Imana yacu nihimbazwe. Haleluya. Rero nshuti y'Imana kandi nshuti y'umusaraba, turi mu mwaka mushyashya. Hari ibyo wahuye nabyo. Imana itugirire neza mu myaka yaheze. Hari n'ibyo uri guhura nabyo uyu munsi, ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo Imana irarema ikintu gishya. Imana ishimwe kandi irakora ikintu gishya, kandi ngo ibya kera ntibizongera kwibukwa, ntibizongera gutekerezwaho, kubwo ikintu gishya Imana igiye gukora uyu mwaka. Imana ihimbazwe. Nshuti y'Imana rero, nshuti y'umusaraba, urategerezwa kubaha Imana no kuyikiranukira, gutinya Imana no gukomerera mu by'Imana, gukora umurimo w'Imana. Imana yacu ni ishimwe cyane, kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Haleluya. Data wa twese nashimwe, kuko n'Imana iri hejuru y'abakomeye, n'Imana ifite imbaraga, n'Imana ikuraho imigabo n'imigambi ya Satani, intsinzi y'Imana ikaboneka. Imana ishimwe. Ibya kera wahuye nabyo rero ntibizongera kwibukwa. Uzajya ubivuga nk'amateka, kubera Imana izaba yahinduye ubuzima bwawe. Uyu munsi urashaka uri mu buzima buri hasi, ariko kandi ejo Imana ikabasha gukora ikintu gishyashya mu buzima bwawe. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Data wa twese nashimwe rero. Imana ni umukozi w'umuhanga. Imana yacu ni nziza. Irarema ikintu gishya ku buzima bwawe, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Kandi iwawe Imana irashaka kuhahindura umunezero. Iwawe Imana irashaka kuhakorera ikintu gishya mu buzima bwawe. Imana irashaka kuremamo ikintu gishyashya kidasanzwe. Yesu nashimwe. Hari ibihe byakwicariye Imana ishaka kugukuraho. Hari imyaka yakwicariye igihe kinini Imana ishaka gukuraho. Hari karande za bene wanyu, z'ababyeyi bawe, Imana ishaka kugukuraho. Data wa twese rero nahimbazwe. Ijambo ry'Imana narifite ni iryo ngiryo. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza, kandi ikomeze kubambika imbaraga, kandi mukiranukire Imana aho muri, kandi mwizere naho uyu mwaka habamo intambara, ariko Imana izagenda izikuraho, ikuremera ikintu gishyashya kizatuma uvuga imbaraga z'Imana. Data wa twese nahimbazwe rero. Mukomeze kugira ibihe byiza mu izina ryera rya Yesu. Amen.